banyweraga agatabi uko najyaga ndafasha papa kumutekerera kugira ute na mama akaguha ugatumura ubwo nanjye numva agatima karaje tuvuye mu kiruhuko ina twaje kuruhuka nuko bata agakono kanjye ariko nasize ngiramwo agatabi ngiraho akabiri turangije kurya munyakibahaga agatumura bumve karasabye reka da bagiye kurega baza kureba ubwo ninde wagiye kukurega abandi bana none se icyo gihe abakobwa bajyaga kwiga bagacyura amada abenshi barayacyuraga reka da yarene ngo ni ibyo umukobwa akajya kwiga ikibikira agacyura inda cyangwa aho mu ishuri wenda nko muri primaire ari mu mashuri nyose bari kuzicyura ariko bari mu mashuri makuru gisubira none hari uzi wo mwiganye bo bateye inda ayikuye ku ishuri bigatuma ababyeyi bavuga batyo witwa Tereza Nyirabikari kuwa he wo muri muhira umukobwa wabutsitsi hano kundi bayimuterera heza azisite ni munyubi mwari mukiga mwimwega mu bakanga icyo gihe twari turi mu wa gatanu wabanza hariho n'uwitwa Odiriya uvuka mu Bagwabiro hariya muri muhira nawe yayifashe gutya ari umunyeshuri mugenzi w'imutezi cyangwa umwari nibara abarimu nibara abanyeshuri simbizi ko twarabafashe mu imbyino se abarimu banyu yabo bakobwa mwavugaga ngo iki iyo mbyino Odiriya twafashe imbyino kuvuga ngo wabikoze nande nyirashyano kandi niyangarane rubangura niyo yanteye ikibengero kandi niyo yatumije ntarongorwa ariko ako nakagira bikara Kaodiriya none koko yamuteye ikibengero imubuza gushaka kuko burundu cyangwa yageze nyuma mu mugabo shaka yarashatse nyuma ariko yashatse yaratinze yarabanje kuba igisebo mbere ukababwira kandi gaterime kamwe mugende mukajya yego umunyeshuri uri kubaza mugenzi we niba ejo hazaba konje kavuga ngo iki udeme iriya konje Paul ndati wipiye kefere fudeme mwajire arapeshe usera Frenet du village de Saint-Antoine userese tubaha ikaze cyane ku biganiro bya The Kivu Post official ngiye ubaha ikaze ku biganiro bya Kivu Post ndi rukabuza bukuba urwemera tabara utaratatiye amatsibigo y'ubusinga isuka ngo inaruti nyitateteje mutere twateye abahundi aha rero kuri kamera za Kivu Post official dufite John Lang Jedone ariko nanone turi kumwe n'umumama umutate umukecuru nyogokuru byose umubyeyi turagira ngo atangira twibwira mama nitwa Maria Ntamwiza waryo rero kubamenyereye Kivu Post ubwa mbere mubonyeho umukecuru muri video twakoze mbere uvuga igifaransa umunsi rero twifuje kugaruka kugira ngo tumuganirize atubwire imvano y'ubumenyi bwe mu rurimi n'ibindi ariko byinshi bitandukanye inkuru yo mbese y'ubuzima cya gice twise inkuru zino mbere yuko tugira ibindi byo tuvuga turagira ngo tubanze tuvuge ku mazina ye yitwa Maria Ntamwiza waryo ubundi iryo ngiryo bavuga cyangwa bakwitiriye ni iki mukecuru nishari bayitiriye ariko papa rero yari atarashatse undi mugore ni nyirakuru wabikoze nyirakuru wawe nyirakuru wa papa niwe wabikoze yararebye yabona ko ibyo yakorerwaga atarashaka atakibibona ageze ati umwana ni Ntamwiza waryo nuvuga ngo izina witwa riri mu byangombwa ryaturutse ku nyogokuru umukecuru ufite imyaka ingahe 86 uvuga ngo wavutse mu mwaka 1939 ubwo ari ku ngoma yande ari ingoma ya Mutara wa kangahe Mutara Rudahigwa nzi ko ari uwa gatanu kandi niwe nasanze ari umwami namenye ubwenge ari umwami nibyo ni bwari ku bwa Rudahigwa hanyuma rero hano turi wenda kubatahazi ni tubwire ni hehe ese niho wavukiye navukiye ku Nyundo ubwo ni mu murenge wa Nyundo ubu ngubu cyane mu wa Rugerero Nyundo yino ya misiyoni hano kuri misiyoni ni mu murenge wa Nyundo harabyo nibyo
hanyuma hano ariko ni umurenge utari uwa Nyundo. oya guno uyu ni umurenge wa Nyamyumba wo mu karere ka Rubavu. Naho akagari ni Burushya. Okay. Iburushya rero ku bantu batazi Nyamyumba cyangwa bahazi ni ku muhanda umanuka uva ku muhanda wa Karongi Rutsiro umanuka ugera Rubavu Brasserie waciye aho ngaho hafi yaho witwa kuri Mezo ku Gatyazo ukamanuka aho ngaho. Hanyuma rero uza se hani Nyamyumba hari ryari kubavukiye ku Nyundo. Naje hano muri 63 ntabwo naje hano muri 65. 65. Uza uhashakiye se ko numva ufite imyaka hafi naje gushakira hanga niho washakiye se ubwo icyo gihe nibwo wari ushatse nashatse ubwa mbere nshakira hitwa mu Kabere iriya hirya ku muhanda wo mu Murara ujya Igisenyi tunaniranywe rero twananiranywe tubyaranye kabiri umwe yarapfuye undi muhetse ubwo rero nibwo byageze aho turananiranywa nigira iwacu navuye iwacu rero muri 65 kuzana mwari mwananiranye ryari bari muri 63 ngira ndi niba atari na 4 donc wamaze mu myaka 2 cyangwa umwe utaraza ahangaha mwananiranywa se byatewe n'iki niki siramenya byatewe n'iki nyine ariko urabizi ujya gufata umwanzuro wo kuvayo n'ubu sinzi nyine narebaga nkabona ndashobora inzoga zo kugenda kanywa karariyo bugacyaki yagira mu rugo ngaho yakwifashe nk'abandi akifata nabi kubera inzoga yari yaragukoye cyangwa wari waragiyeyo baguteruye barasezeranye ndaguteruye musezeranira he ku Nyundo ndi umupadiri cyangwa umusenyeri abasezeranya padiri Deogratias bandi imfura niwe wagusezeranye urangije wivirayo hanyuma se ko mwana byanya abana babiri umwe akabaho uwo wundi mwabyanya aracyariho cyangwa we nawe yaragiye uwo nawe apfuye muri 94 asiga abana babiri b'imbanga baracyariho umwe abyaye 4 abuzukuru bawe donc ufite nabuzukuruza 4 abyaye 4 nabo gusasi bisa no kwabira kareho ndi ari babiri abuzukuruza uvuga ngo uwo mwashakanye se bwa kabiri wasimbuye uwo nguwo donc uza ahangaha we mwabanye igihe kingana iki kuntajya mubona muri uru rugo mubona se yapfuye muri 94 nawe ni mu 94 yaguye Israel nyine ya Munongo mu gihe cyo guhunga nyine tubwire rero ikintu cyari cyatumye cyane cyane tuza ahangaha ni ukubera ukuntu nyine uzi igifaransa urabona hano hagize n'umukecuru tuvuganya aravuga ati nguje kubwira ngo ubwire ibifaransa byawe igifaransa nawe hari umuntu yigeze kuvuga bushiki wabo ayobora umuryango witwa Francophonie abako igifaransa cyaba wabaye umuco kubera ukuntu tuvuga se nk'isa si sa de sabese byabaye nk'ikinyarwanda noro kukubona 39 uzi igifaransa byabaye nk'ibintungura ngiye bese binkoma ahantu wowe n'igifaransa rwatangiye ryari igifaransa kwiga amashuri nayatangiye mu twabyitaga umwaka wa 0 ari we n'ubanza bano bari hano bari kwiga ni nko wakwita ikibura mwaka ariko icyo gihe rero mfite imyaka 7 yego niyo twatangiriraga ubwo watangiye kwiga hehe ku Nyundo hano n'undi kuri misiyoni harya hepfo hamwe n'ivuriro mu babikira niho abakobwa twigiraga abahungu bakigira haruguru komisiyoni nuko ngo mutangira umwaka wa 0 abahungu n'abakobwa nabo bigiraga hamwe oya abakobwa kwari ukwabo n'abahungu kwabo fikarinda kugira mu mwaka wa 5 w'amashuri reka da abahungu n'abakobwa niga ubwo icyo gihe mwigishwaga n'abandi niba hari mu kibikira n'ababikira bigisha jana abapadiri ari ababikira naho abahungu rimwe na rimwe bigishwaga n'abafurere ubwo ababikira babigishaga bari abanyarwanda cyangwa bari abazungu Nyarwanda bari abanyarwandakazi ubwo watangiye ufite imyaka 7 ubone muri 46 ari umubikira w'umunyarwandakazi kwigisha n'abakobwa bari tangiye kujya bararekura amashuri yo kujya mu novisiya abo rero ababaga batagiyeyo nibo bajyaga baratangira kwigisha abo bana bato hanyuma ababikira bakigisha guhera mu mwaka wa 3 kujyana hejuru iyo mwaka wa 3 buriya igihe nigaga barimo mama Dogisiya
umwaka wa kane wigishaga mama Edita, umwaka wa gatanu wigishaga mama Didasiana. Yego. Bityo Bose se ubwo nta n'umwe ukiriho? mama Didasiana nari nzi ko ari we waba ukiriho kuko namubonyeho mbese umukobwa wavukiye muri iyi nzu. Ariko niba abona akiriho niwe yagize ite. Wari wamubonye hehe? Hariya ku Nyundo. Yarakiri ku Nyundo? Yari kwigisha ku Nyundo. Ari umwirabura? Wirabura. Abo bose muze n'abirabura. Abazungu barimo ni mama Suzana wavuraga na mama Gatarina wari utangiye kwigisha ibyo kuboha papiye na mama Erneste no kubaha amasogisi, imipira, udukofero tw'abana bityo. Ubwo rero abo bari abazungu, mama Suzana, mama Erneste nibo bari ariko mama Suzana niwe baririmbaga. Akarimbo urakazi harakarimbo ngenzi tutuyanu twa muri ka baya turirimba turi bato hira kwiburase. Aririmbaga muke ngo mama ni Suzana, mama ni Bikira, bana butsi na babikira kirisesi. Niwe se cyangwa nuwundi? Niwe bavugaga nyine uko nizi n'iryo zina rya Suzana bavuye barifatira baje baryita abana babo. Bakavuga ngo iki? Kandi ibyo byarandorotse. Byaragutorotse. Byarandorotse. Tubwire rero ubwo tugiye kubagiraga mu wa gatanu ko ariko batangira kwigana. Ifaransa natangiye kukiga. Bigira umwami yarahawe ubusenyeri. Rero twatugeze nangeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Nose urumva watangiye ishuri muri 46 bigira umwami yahawe ubusenyeri nko muri za 50 na kangahe? Batangiye igifaransa ko ndi kumasore watinze mu twatagiye kukiga nyine kubabigira umwami. Ariko abakobwa b'ababikira bigishaga bo bari barakize kera. Niyo batangira kutitwigisha nyine. Batubwira za pupitre, za fenêtre, ngo ni idirishya. Pupitre yo ni intebe yo kwicara. Ariko apana nk'ingi ni yandi yo mu ishuri. Niyo mu ishuri nyine yameza. Ikindi za kereyo ariyo makaramu. Nk'igiti. Ikindi ankaye. Angaye dekalkire ngo ni imibare. Hanyuma twazi mwambwiye ngo inkoko sinzi ukuntu nyine utuntu wambwiye tw'agafaransa nyine ariko ni caresse de mémoire nafashe mu mutwe. Kavuga ngo iki? Ako kantu tundi tugeze kuri 7 ari ni batari 6 bitano mu mugongo. Ambwira mu kamwe se inkoko ni ukuvuga ngo 4 pour savoir un chat. La première marche devant. Oui. La seconde, c'est la première. Oui. La troisième marche derrière. La troisième marche derrière. Ni ukuvuga ngo iki? Uko babitubwiraga. Ariko yambere imbere. Inkoko 3 zagiye kona mu murima. Yego. Iyambere imbere. Iya kabiri kurikiraho. Iya gatatu irazeru. Ayo. Byatirangiranye gute izo nkoko se byazigendekeye bi? Ariko twagafashe gutyo se. Nakandi kamwe uwerede twikomereze n'ikiganiro. Yego. Ariho rero nakandi ko umuzungu warugiye kwibirayi ku ngorofani. Recrue de la conscience. Minuit sonnait au crochet du village. La reine rayonnait dans son ciel sans nuage. Se mirait dans l'état des voisins dérobés des pommes de terre. Amaye, numvise mo voisins na dérobés des pommes de terre. Il poussait sa brouette à monter à l'échelle. Et la roue à chaque trou criait. Tu seras plus non, minimum. Les choses du désert, si son passage, et nous noyait avec le petit cri. Tu seras pendu. Amaye, je numvise mo monter la brouette, ibindi byose wapi cyakora numvise mo na cri de la conscience. Nose le cri de la conscience nukuvuga ngo ni amarira y'umutima nama. Oyambwira cyabyibuka mu Kinyarwanda kuko ariko nimbyumva neza nkabyandika neza nzabyumva. Ariko numvise mo cri de la conscience ni nko kurira nyine ku mutima nama. Niyo ngorofani nyumvise mo simbyumvise ubwo abazi igifaransa ubwo babyumvise ubwo abandi turabahejeje nyine. Sibyo? Hanyuma rero nose ukomeza amashuri warangirije aho ngo muri cyo gihe kuri umwaka w'igifaransa cyangwa warakomeje amashuri ugira aho ugarukira? Nakomeje. Hanyuma njya hitwa Kumubuga. Kumubuga wo ku Kibuye?
ubu wari ugeze mu wa kangahe? ntagije uwa gatanu amashuri yari amaze kurangira noneho bigira umwami ati nze murapfira aha ngaha n'abari barangije umwaka ushize nabo arabahamagara nuko adushyira mu mashuri makuru. bigira umwami yabavanye ku Nyundo abajyana ku Mubuga. Ubu ku Mubuga wahize imyaka ingahe? 2. uwa gatanu n'uwa gatandatu? ndaza ngeze mu rugo bamaze ibyumweru 2 nimukomeze amashuri yahitwa Nyakibanda. Nyakibanda se ubu ngubu ko nzi ko abantu bajyayo ari abantu bagiye guhabwa nk'ubusaseredoti. N'ubundi n'ababikira babaga bavuye Nyakibanda. Ubwo bahigiraga imyaka ingahe? None si uri kuvuga ngo ubusaseredoti bwigirwaga Nyakibanda? Ndabizi se. Babwigiraga i Kabgayi. Kabgayi. Ariko Kabgayi bajya bakiga filozofi. Imyaka sinzi umubare manza ari 5 nyuma bakajya mu Nyakibanda. Ntibajyayo se? Bakabayirayo n'abadiakoni n'abafuratiri ngirango. Abadiakoni abafuratiri se ngira nabutangira ari n'abatera bari mu seminari. Okay. Batangira. None icyo gihe mu Nyakibanda nta bantu bari guhabwa ubusaseredoti bari bahari se? Mwari ababikira bashobora guhabwa ubukira gusa? hariho n'abagabo nyine. Ndibuka ko hari umugabo witwaga Nyamaswa w'umunoza w'umutwa. Amubwira ngo niyige ngo arangize amashuri. Ati rwose ngiye kwiga hanyuma bagenzi banjye zabona uko mbarengera. Bagenzi be babatwa. Byageze nyuma rero igihe afata ikanzu yari yambaye ajya imbere ya bigira umwami singiye gutuma bene data bapfa nabi akuramo ikanzu sikira ikanzu yabo arayimuha nuko. Kandi ubwo yari hafi yo kuba umupadiri? yarashigaje kwiga nk'amashuri 3. None ubwo ibyo yashakaga byo guteza imbere abo bahuje ubutwa bwabo byagezweho? Si bwaji ntabwo ahubwo yageza sinzi yagiye kwangarira. Reka ntiyashatse umugore se? Sinamenya niba yaramushatse byageze. Yikuriramo ikanzu se yayikuriyemo he? Hari ku Nyundo cyangwa niyo he? Hariya umuntu z'amaseminari. Dongo yagomba kuba umupadiri nyine Diyoseze ya Nyundo. Uzi aho yavukaga? Ntabwo nzavukaga napfe kumva bavuga gutyo. Nyamaswa niryo nyine wari uzi cyangwa hari irindi zina rye? Ya Nyamaswa niryo narinzi. Niba yarigeze abatizwa niba yaragize ntacyo nari mbizi. Bose ari kugeza ngo atarabatizwa? Ndabizi. Ntabwo byavamo. Ahubwo mbwira wowe se kuki utabaye umubikira nyine kubu ngubu wabyaye bamfite nabuzukuruza byagenze bite? None se kwiha Imana biterwa nuko Imana yabishatse. Nguko umugabo ashaka umugabo cyangwa umugabo ashaka umugore ngaho ubu byariye ibyara rikabura. Ubwo rero n'ibindi ni kimwe n'ibyo ngibyo. Byageze nyuma nikundiraga agatabi. Uko najyaga ndafasha papa kumutekerera kugira ute na mama akagugatumura. Ubwo nanjye numva agatima karaje. Tuvuye mu kiruhuko. Mu kiruhuko ina? Twaje kuruhuka. Nuko bataka kono kangere ko nasize ngiramwo agatabi ngira akabirite. Turangije kurya mu Nyakibanda. Bagatumura bumve karasabye. Reka da bagiye kurega baza kureba. Ubwo ninde wagiye kukurega? Abandi bana baza kudusaka. Wari witwa Monica Ndereyimana ariko nari mu Burayi. Niwe waje gusaka? Yari umubikira ubwo nawe? Oya bari turi kwigana neza. Mwariganaga? Ariko yari nka duwayene cyangwa umuyobozi? Bise rimunukiye. Agenda bivuga. Yavugishije ukuri. Uretse ko byageze nyuma amaze gushaka nanjye nashatse. Yarampamagaye ndamwitaba kuri telefone anyereza amafaranga mu 20,000. Ari i Burayi? Ari i Burayi. Urumva byari byose n'urungano rwawe kandi akonyere kaba kabaye. Kumbe nawe ntiyabaye umubikira? Oya. Nawe yaratashye. N'uwitwa Goreti Nyirakimonyo wari utunzwe na Mirasano hano mu Rugerero.
nawe arataha nuko bajya kwigira mu Buraya kubera bashatse uwo Nyirakimonyo nawe yagiye i Burayi. Nyirakimonyo na Monica bagiye i Burayi. Ubu bashobora kuba bariho baracyariho se buriya? Wabuze ibihugu babamo se cyangwa ni? Ntabwo kumenya aho bari. Dore kuvuga ngo bamwe buno se mwari umwiganaga ubu babaye babikira cyangwa nabo barishakiye nkawe nabo bagoreti? Bose babagoreti baba Monica. Uwitwaga Miriyana hano mu Kayanza. Isari Mariko. Abo bose barishatse na Regina Baseke wari warashatse Depite Thomas Ngaruye. Abamwumvaga. Ngaruye iryo zina ndaryumva. Wari depite uhagarariye Gisenyi cyangwa hariya muri Kanama. Bambe muri Muhira niho bari batuye. Ubu se waracyariho umugore wa depite? Regina yarapfuye na Thomas yarapfuye. Ahubwo uwo bari bajyanye wagiye akaba yaravuye kwiga kazino. Yego mama. Ni uwitwa Sikorasidika Mukarunga. Yaratunzwe n'umugabo witwa Saveri Dendo. Ndawabumvise? Oya. Ani Bushobya. Ariko Sikorara acyariho. Ari Bushobya ho Gatare yahoze atuye ari Burugumesitiri. Gatare wuhe? Gatare Burugumesitiri. Wa Kanama ariko? Tari wa Nyamyumba. Wa Kanama. Ubwo none se baracyatuye Bushobyo? Uwo Sikora yarahatuye. Reka da. Nukurara. N'urungano rwawe? Narahari. Yitwa Sikorasidika Mukarunga. Ariko kavukire ke ni muri Nyakiriba. Ni muri Nyakiriba. Nuko yashakiye hari? Ise yari umwarimu. Ise yari umwarimu? Yari yitwa Kosima. Kosima. None se ndikumva bagoye ikazi mwari mwarageze Nyakibanda muri benshi. None se mu Nyakibanda mwagaze bimunaniye Nyakibanda nyine aji Burayi. Ubwo rero yavuyeyo. Bigira umwami nawe nibwo yazanye bariya babikike badoza abazungukazi batatu. Ari Cecile, hari Lisa na Gilbert ndetse ni bane na Alphonsine. Abo rero nibo bafashije kwigisha muri foyer social. Muri foyer yo kunyunda? Social. Foyer social? None se ndikumva biguma muri kumuvuga cyane ubundi ko numa mwari benshi iyo Nyakibanda ubundi mwajyagayo mute? Mwajyagayo n'amaguru mwarategaga byagendaga bite? Atega si niwe wadutegeraga. Inde? Bigira umwami n'amafaranga se wayatangaga amashuri 250 y'igihembwe. Niwe wabishyuriraga Bigira umwami? Nagara ababyeyi banyu? Bari barazi. Bigira umwami niwe wabategeraga? Mugategera he? Hariya ku Nyundo. Aho ari imodoka ibafatira? Ubwo sikabajyana ikabageza Katugezayo mubiye ku Nyundo se? Nase ubwo kera higeze abaho uburyo bwo kugenda ku buryo bava ku Nyundo ukagera i Butare? Kubera iki? Wenda ushobora kugera i Kigali ukabona gutegera igi Butare. Mwe mwavuga ku Nyundo mukagarukira Butare? Yatujyanaga gusa nuko tukabona tugeze ku mashuri. Nose twari turi gukurikirana mu modoka yese? Mu modoka nyine. Okay, nagira ngo wenda naringize mwarajyanaga cyangwa akabatwara. Habaga yaduterereje ubundi akaba yadutwaye. Akabatwara. Ubwo inke yabatwaraga mu modoka imeze ite Bigira umwami? Ngaba amajipe kare. Ubwo Bigira umwami yabaga yitwaye cyangwa yarafite umushoferi umutwaye icyo gihe yabaga batwaye? Hari umushoferi. Tubwire ro kuri Bigira umwami hano mu Bugoyi cyangwa se hano mu za Gisenyi nyine n'ahandi by'umwara ku muri diocese ya Nyundo. Bigira umwami ni umunyabigwi ngira ngo wenda tuzanamukora inkuru yihariye ariko tunabifashijwemo namwe mwamubonye mu muzi. Bigira umwami yari umuntu umeze ute ugiye kumusobanura mu magambo makeya? Umwami yari umugabo w'umukara munini ubyibushye. Ise yitwaga Yosefu. Nyina yitwa Madalina. None tuvuge mu byerekeye amasakaramentu hari sakaramentu ngo Bigira umwami yari yarguhaye irya ryo ryose cyangwa yaje warabatijwe nta gukomezwa? Gukomezwa ni twebwe yatangiriye gukomeza. Nimwe yatangiye maze kuhabwa ubusenyi. Amaze guhabwa ubusenyi nimwe yatangiye gukomeza. Aragukomeza. Hanyuma ibindi si tuganira mu minsi yashize warambwiye uti kunamana uzu kuyihanira Bigira umwami. Nibiye bindi bintu yakugiriye neza wavuga wenda? Yangiriye neza nukuri. Yangiriye neza. Ate? Ibintu byari bigiye gukomera
mu rugo ku banyamahanga barandoga uburozi ahanini niwe watanze amafaranga yo kumvurisha. Ibyo umwami yatanze amafaranga yo kukuvuza wivuriza he ufite wavurirwa he abaturage yangiriye neza. Okay. Kandi ngira ngo nagize ubuzima kubera we namushima rwose. Okay. Done ubwo ngo yatagutangira amafaranga yo kwivuza kari kabaye. Byari birangiye. Wari upfuye. Buriya nayo kwigana none amashuri ndabwo nayo kuyageramo kuko bari baranze kuntangira amafaranga ngo turi kujya kwiga tugacyura amata namwe ngo mubwiye. None se cyo gara abakobwa bajya kwiga bagacyura amata? Abenshi barayacyuraga. Reka da. Yarene ngo ni ibyo umukobwa akajya kwiga ikibikira agacyura inda cyangwa aho mu ishuri wenda nko muri primaire ari mu mashuri nyose bari kuzicyura ariko bari mu mashuri makuru gisubika. None hari uzi wo mwiganye bo bateye inda ayikuye ku ishuri bigatuma ababyeyi bavuga batyo. Witwa Tereza Nyirabikari. Kuwa he wo muri muhira umukobwa wabutsitsi hano kundi bayimuterera heza azisite ni munyubi. Mwari mukiga mwimbwega mu bakanga y'icyo gihe twari turi mu wa gatanu wabanza. hariho n'uwitwa Odiriya uvuka mu Bagwabiro ariya muri muhira nawe yayifashe gute. Ari umunyeshuri mugenzi w'imuteye cyane umwari niba abarimu niba abanyeshuri simbizi ko twarabafashe mu imbyino se abarimu banyu yabo bakobwa mwavugaga ngo iki iyo mbyino Odiriya twafashe imbyino kuvuga ngo wabikoze nande nyirashyano kandi niyangarane rubangura niyo yanteye ikibengero kandi niyo yatumije ntarongorwa. Ako nakagira bikari Kaodiriya none koko yamuteye ikibengero imubuza gushaka kuko burundu cyangwa yageze nyuma muri umugabo shaka yarashatse nyuma ariko yashatse yaratinze yarabanje kubigisebo mbese nawo wundi witwagira bikari we nako mwamuhimbiye wese ngibuka oya nako warabyibagiwe lago byoroshye rose harango ni mu Bagwabira wowe unduvuka mu bakiba harakunyundo nta Bagesera babahuma babahuma ariko abahuma ni nabarahari kiretse mu ntuzi ibusoro n'iruguru Kivumu ku Kivumu cy'abanyunju hano naho Abagesera babahuma barahari. Hanyuma se ko wari warize wenda tugira ngo tunasoze wenda igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu ntago nyuma wigeze ubona nk'akarimo gafite aho gahuriye n'ibintu wize cyangwa warabiretse uza gukorera imirimo isanzwe muri rubanda? nakoraga akazi nari nafashe na ka Evruwari. Evruwari ni iki? Evruwari ni akazi ko kameze nk'akafuwaye ariko atari fuwaye. Ari gufata imyenda y'abapadiri bamanuraga za bununusi za mapatara amashati tukabimesera aho muri Evruwari. Okay. Donc wakoraga ni nko mu gipadiri ubwo hari hehe kibikira mu kibikira cyo kunyundo n'ubu ariko bakamanura imyenda nyine bakayidusangisha mu babiki kare tuyifurira tukayitera ipasi twamara kuyigorora neza ikazamuka. Ubwo ni nkawe ya padiri bo mwabikoreraga ibyo? Hariho hari padiri Kirizoroge, padiri Antoni, padiri Apolinari bose ariko abona birabura. Ako padiri Antoni wigeze no kumuturirimbira siniri mubyibuka nawe si byose wahuye na padiri mu nzira ijya ku Nyundo ako karirimbo gasanzwe rikari haruguru akaririmbo ka padiri Antoni kamutwibutse tuzajye kumenya amateka ariko twarumviza akaririmbo ko bamuririmbagaho Antoni na Kirizoroge. Moto niyo yabiciye mu shyamba rya ishyamba rya Gishwati rya Kanage. Bavuye hehe? Bavuye mu Rundi. Bavuye mu Rundi bakora impanuka baraguye se cyangwa ni imodoka bagonza? Baguye Bombi bahita bapfa? Kirizoroge na Antoni
amazina niwe wapfuye mbere Kristo agapfa nyuma ye yabanje kubirwara none se indirimbo naririmbye icyo gihe nongera kuyisubiramo kandi oya nta kibazo kubera ko tuyifite tuzayishyiramo tuzayikura aho ngaho wayiririmbiye padira none mu muhanda ujya ku Nyundo urajyaye se padira none nigiriye ku Nyundo ikirato kirarya umucanga amasogisi ararya umurundi karuvati iratema igituza ingofero iratema ikirere ayikundira none izina rye ry'ikinyarwanda yitwaga nde none sinyibuka izina rye ry'ikinyarwanda naho Krizoroge abigira umwami yemwe niryo ryarigira umwami nuko twarifashije nuko yarabaye abigira umwami ni icyamamare urumva hari umuhanzi wamurimbiye indirimbo yitwa Mushumba Ushagawe urayizi ni witwa Mateyo Ngirumatse wayiririmbye haba isabukuru y'imyaka 25 ari umusasi ari umusenyeri nziza cyane mu ndirimbo zabayo za Gaturika nyine ziraza zanditse nyine buri buryo bwa Gaturika mbese bwa classique mu Rwanda sinini bari indirimbo yiruta nzayikumvisha ahubwo ndavana ngo nyikumvishije uyumva Mushumba Ushagawe ni nziza cyane ariko pe umva bigira umwami yakoze ibintu byinshi Gisenyi arantu nyine nafashe akaburima k'ibitabo yitwa Monsenyeri bigira umwami nyine mbese ni nk'inzu y'ibitabo ujya gutira ibitabo bakabigwa gutyo n'ibindi byinshi bikorwa byinshi ari ahetse ariko ntibiragera igihe cyo gusohoka ibitabo bye hari ibitabo yasize yanditse bikiri mu hanyuma se bigira umwami amasaziro ye nayahe ko yari mukuru kuri wowe hanyuma akaba yaratashye imbere yawe uzi uko yabyagena imbere yanjye nyine bigira umwami yabaye aho ngaho arakora bigeze nyuma ubukure buraza kaboneke pe ageze ati byo kwigisha no gukora akandi kazi birananiye pe birananiye ubusaza buraje ntabwo nabishobora nuko bati noneho rero tureba tugushyira wibera aho ngaho gusa Imana neza ubwo bamumanuye hano hepfo ikigufi bamushyira ikigufi ageze ikigufi arahaba uriya muhungu wanjye yavutse ari hano ikigufi wowe muhungu wawe Isara aya ni niwe mfura yawe cyangwa ni ari imvura ni yapfiriye biriya mu Kabere nyine wari umukurikirana we agwa muri Kongo yaguye mu modoka ya Padiri de Truwanya Padiri de Truwanya yari yamusigiye kuko bakoranaga akazi ko kuvura ibibembe ko kuvura ku Nyundo kuvura ibibembe bazaga mu misozi yajyaga baragira n'ino bagira hano mu muhanda bagahagarara ababembe bose bino bakazamuka bakasanga hano ku muhanda ujya kuri mezo cya kuri mezo neza ku muhanda kuri ino rompwe imanuka kuko icyo gihe wari umuhanda kwa fo hano cyari Kinyandara Rose de Droite yari umunyarwanda cyangwa yari umuzungu umuzungu agakora n'umuhungu wawe umuhungu wawe ariko yari yarize nawe igasiga ibiki yari yarize ikigoroba icyo kwiga gusoma no kwandika gusa none akazirinda bakamutigitiye kugira ngo ajye akorana na padiri yari na nyirarume witwaga Leonce Sebishimba wo muvukana ukurikira yari uwa gatatu nabo bazagaragana n'uwo mupadiri kuvura ibibembe hanyuma rero ubwo tugeze kuri de Droite wenda hari abantu b'abapadiri bigira umwami yazanye inaha abakura mu seminari z'i Burayi sindizi ariko araza bagira n'abanyarwanda harimo Hashimiti Habineza uyu wari hano Nyamyumba ku Kivumu hari n'uwo twarise Shangoko ku izina ry'igikirisitu singiryibuka naryibagiwe bageze ino tubahimba amazina y'amanyarwanda none se Habineza ni uwuhe Habineza yara ari kumwe na Kizanye Habineza na Kizanye iwe yitwaga Paul Kesen hari n'undi witwa Katware ariko ubwo bamwise Gatwa yego noneho n'undi witwa Shimiti nawe bamwita Habinshuti Shimiti sizakiriho Shimiti baracyariho
ubwo buzina nubwo baje. Rose de Detroit byarangiye bite? KSN we ngo yaguye muri Kongo mbese mu gihe cyo guhunga. Abinshuti nyine aracyariho gatwe simbizi ariko bura tuzabimenya. Duza kizanye bono ndagwino. Kizanye. Naguze ko yapfuye. Ndabizi ko yapfuye. Ariko n'indwara yamwishe sinyizi kuko beruka ari kujya avura ibitama aramuriki. Kizanye yavuraga n'ibitama. Akabivura tese. Kwibitama yarabisengeraga. Yamara kugenda ngo yabageze mu buriri akabona biraje. Kizanye? Bikaza kumutera. Kamutera. Akabigenza tese. Yarabicira ngo tunga mugende. Mugende sinjaka ibitama. Byaramugarukaga. Byaramugarukaga. Kizanye rero arantu nasomye ko we nzabibaza neza. Hari famille yahungishe mu gihe cyo guhunga nyine muri 1994. Ageze hariya muri Kongo nyine abantu bamaze kwambuka n'izo ntera hamwe n'abandi bose. Bashaka kumwambura imodoka ye nyine bamera nk'abamurwanya babaramwishe nuko yapfuye. Nabyo haruzi. Oya nabona. Nuko byagenze Kizanye nawe yari umuntu wagize ibigwi cyane muri paruwasi ya Kivumu. Akwenda n'ibindi todo byo tuzaca ukuntu tumuganira. Yakoze akazi cyane nari mu Kivumu Kizanye. Kizanye akazi yakoze mbese kuri muri Kivumu nani kimwe na mbandi w'imfura nabigira umwami hano ku Nyundo. Reka da. Kizanye yarakoze cyane. Ariko hari umubikira wo Kivumu witwa Mama Carmen uramuzi? Ndakunda kamubona. Hari nyine hara ku Kivumu hari inzu. Urumva Kizanye haraga stade ku Kivumu kanditseho izina rye Paul KSN. N'inzu yitwa Abinshuti ngo ni ya Shimiti yo bamwitiriye niyo mu Mama Carmen rero. Ariko nawe yapfuye muri 1997 ushobora kuba ari ukiri hiriya muri Zaire. Uriya mukobwa. W'umubikira w'umuzungu. Yashoboka. Nigizazo cyamuturikanye nyine hara kwa shuni umanukuza. Yego. Iyo nkuru ni wayumviseho? Komera. Numvise ko ni bari iki kisasa cyaguyeyo. Yo kubyumva ariko tuririya. Wari ukiri muri Kongo. Narangije umwaka n'amezi 5. Nyine ni kimine cyamuturikanye hari ari kugenda mu modoka ye banza ari wayoboraga iravuriro ryo ku Kivumu. None ugutekeza kumva nawuzi? Nose wivurizaga hewe tubwembere ya 1994. Shaka kunyundi wacu. Wajya kunyundi. Ukabana ugaca muri kiriya cyayi cyose kiriya cyayi si cyayi kirahaba ahubwo. Wekata. Kiriya cyayi ngira ngo cyaje kubw'abazungu bw'abakoloni. Muvuka ngira ngo cyari gihaje. Reka kiriya cyayi singiteye mbese risarara. Reka da. Ubwo habiya karindwe nari mbese. Urabeshye. Nukuri kw'Imana niho ndi twagiteye. Ubwo kiriya gishanga kitarajya mu cyayi cyari kirimo iki? Ibijumba, ibihazi, ibishyimba, amasaka, ibigori. Ibyo twahingagamo. Ukakinyuramo. Ugiye kwivuza ukavana ukajya kwivuza ku Nyundo? Ku Nyundo. Nakundaga no kunajyana na mugore wawe Larisi banzi. Uyiherutse gufasha bundi. Telefone ye. Banzi umudepite se? Yari afite umugore hehe? Ino. Hehe. Hano. Ari hejuru kuri meza. Ku cyapa cya kuri meza? Hano kuri meza. Batuye nka heza? Batuye aho hejuru ya meza. None banzi yari afite umugore ino? Amufite nyine yari afite telefone ya mwari wa Craveri. Yari aho se adafite umugore? Yari afite abagore benshi? Yabaye. Ahandi ni he? Ndaga twaturi kuganira. Banzi? Twebwe tinje nagenda kubwira hano bagabo. Nugera ibunyana kucukura Yakobo. Reka da. Nugera ibunyana kucukura Yakobo. Ko byari bisa nari muramu wacu ndamubaza none akukobo mucukuraga yo kameze gati umuntu gushaka umugore ukabyarira reka da no ko kwagira ni muri Gisenyi yose urumva yari umudepite wagarariye Gisenyi izi za Ruhengeri mbese akamanga za Rwinyoni hose ndayatafite umugore reka da none ngo nka telefone y'umugore wabanzi depite yakoraga iki hara kuri mezo yakuri mezo yahingaga yafashaga abahinzi bazaga guhinga nuko akabaho ari abanzi uzigira sazi yewe banzi Larisi tasajiye hano epfo mu Nduza muri prison yarafunzwe niwe yapfiriye yari yarafunzwe bikomeye okay hanyuma yafunzwe bitewe n'indirimbo yagararirimba yari umuhanzi banzi yarakomeye reka da usubiye mu ndirimbo yaririmbisha zari imbi nyine yego nyine
izo guteranya abantu cyangwa none se mukecuru reka wenda tuzwiye kugutinda cyane wenda ubu se uracyari umugaturika nka kera uracyavuga ishapure cyangwa bivuye usigara umubatiste wabijyemo kubushake cyangwa n'ugura umugabo washakiye hano nawe yari umutisita ura washatse umugabo hano ari umutisita ngende umugaturika ubu se wongeye kubatizwa bashyize mu mazi ya hehe muri pfunda twagiye muri pfunda kandi iri Nyagahinika reka da ho hari ahantu pfunda ari ndende ku buryo ujyamo ukibira abarimo bakagufata tubwire rero ubu ngubu se ubayeho ute nyuma yuko uwo mutware wawe agiye kuko ni mu kibana urashaje ndi kumufite abuzukuruza benshi imibereho yawe muri iki gihe imeze ite si ni ukwibera gusa ndi umuhinzi none guhinga kurananiye ako kunanira kose nageze muri 2014 mbanuka ku mukingo wahe hirya nikubita hasi uru ruhande rwose gucya kuzamura n'iri jisho ryavuye rigendera ko ndirireba ijisho bwawe ntabwo rireba uya ngize gucya ndabona ureba umuntu ngo mubwira ngo nikana n'ubu sindi ko wareba mwe reka da wamugaye akagura umugara n'ijisho uru ruhande rwose rwagendeye ko ni ukwihangana aho ngaho rero nuko namaze hano amezi 6 ariko abanyarwanda bari kuvura ngo bari kunga nuko risara yarari ku Kibuye abonye bikomeye amuhamagara arazanjyana Igisenyi ngeze Igisenyi bati ni umuvuduko gwakumanuye napimye ibiro by'umuvuduko 360 ubwo rero bamba ibinini bihuje n'uwo muvuduko kuva icyo giye kugeza ubu buri munsi ni binini buri munsi binini buri munsi binini ni ukwihangana hanyuma se ubwo turi gusoza wenda nk'amasomo ubuzima bwakwigishije ku buryo ari nkanjye ndi nk'umwuzukuru wawe tugiye gutandukana wenda tutazongera guhura ni nk'iyo mpamvu y'ubuzima wamwe ukambwira uti wenda nzitware gute cyangwa se ugiye kwibwira n'undi wenda n'uwo ubyaye cyangwa muri make ni ukwizera Imana ko nyine gusa si wakwigira gute kwizera Imana ubwo nicyo kibanze kwizera Imana nijye wanze ibyo ukora byose ukabiragiza nayo ishobora kukugira umugambi wakora nta kindi se mu byerekeye wenda kuba imfura kudahemuka ibintu nk'ibyo nyine ugomba gukurikira ibyo ngibyo ariko ukirinda no guhemukira bagenzi bawe niba warabaye umuntu wigisha ushunguka ukora ibyini ugire ngo barakacira uzagira ntabwo byabamo nako ndagaciro ugomba kugira igihe ubaye igishunge nta gaciro ugira nako reka tugushimire rero wakoze cyane wakoze rwose kutwemera nyine kuganira twakunze ukuntu uri umusirimu ubwo n'abandi bazatubwira muri comment nyine ukuntu bakubonye wenda tuzanagaruka hano si mu rugo se mu rugo nyine nukuvuga abantu bakakomeza gukurikira Kivu Post Official bakakora subscribe bakalikinga video zacu bakanazisitangiza abandi twahinduye izina kugira ngo dukomereze no ku Nyundo nawe ni Umugeserakazi mwene wanyuze Rogaridisi uri kumbwira ngo regarde ici mwitegereze ubure Rogaridisi nawe ni Umugeserakazi mwene wanyuze yawe yarahashakiye gusa ni umuntu uzana umusinga ariko ntiyavuka nanavuka ni umwishywa w'Abagesera burya bagabira n'abasinga nawe ndi umusinga cyane rwose nishimiye kumenya ko masenge wanjye twari busuri mukecuru ni inshuti yanjye nta kibazo tuzagaruka njye nzaza Teodomiri wari umuzi ariko tugabira n'ubukonde hano Teodomiri yabaga bibukonde se none ndi harimo abo bazi Teodomiri yabaye mucamanza yabaye konse ahubwo bari babatoye ngo baze kutugabira bino by'abayaka noneho higaze kwa mukimbirane y'abayaka n'iki
ahubwo birangiye ejo bundi bureshya. Bari bazi ko bagiye guhabwa agakiza. reka da none abayaka ku manza ni hatari kandi abayaka nabagiri nose n'abavana bo kwa sogokuru ko ari abagiri ko ntatiku ryabo nzi cyane nk'iryo ry'abayaka Abayaka bene babagiri bo barakariye yego ndetse sibo bareba se nagenderewe n'abakwe none sinabuza n'ikintu okay nukunanura da yego ewe okay cyo navugaga rero nuko turashimiye cyane uyu mukecuru ariko turanasaba abakunzi bacu by'umwihariko bari baratubuze turahari nitukitwa KP Reports ubu twitwa Kivu Post Official abantu bagiyeho bakande subscribe cyangwa s'abonner ku bakoresha igifaransa bakore like share comment batubwire n'ukuntu babonye uno mukecuru ntanigeze wenda tuzanagaruka ariko inkuru bazisangiza abandi ubona inkuru akande subscribe ashobora kanda ngo kuri iyo foto cyangwa kajya no munsi twapininze link ariko turashaka cyane ko abantu bayimenya mukore search mwandike Kivu Post Official musearching ngaho n'umukecuru uvuga igifaransa byanditsemo gutyo muhita mumubona hanyuma tugakomeza ubu none nta kubatenguha nta gusubira inyuma mbese inkuru zacu mbese turaje tuzanye ibiganiro byinshi inkuru zino ari nk'iduhereyeho yitwa inkuru y'umunyabigwi tuzavugamo nk'abo bapadiri b'inshuti za Badetuwate n'abakizanye n'inkuru y'umunsi twasanzwe tunayishyiraho kuri KP Reports ariko ubu ngubu iri kuri Kivu Post Official murakoze cyane rero mugira ibihe byiza reka mbabwira kandi gaterime kamwe mugende mukajya yego ku munyeshuri uri kubaza mugenzi we niba ejo hazaba konje kavuga ngo iki demain il y a congé Paul ndati oui Pierre qui fait le fou demain moi j'irai à la pêche où sera prenez du village de Saint-Antoine vous serez oui Pierre ne viendrez-vous pas à quelle heure à 8 heures bien je viendrai